tubahe ikaze bakunzi ba Rudo TV Rwanda. Ubwo mukomeza kudukurikira umunsi kundi gatanu ku kandi dore yuko twabijeje tuyagezaho amakuru agiye acicikana hirya no hino mu Rwanda, haba amakuru y'imyidagaduro, politike cyangwa amakuru agezweho cyangwa amakuru ya trend, ariyo bita update news. Aje tubabwira ati wowe mushyashya uje kuri iyi channel cyangwa kuri iyi televiziyo yacu Rudo TV Rwanda, kora subscribe kugira ngo ukomeze kujya ukurikirana cyangwa kubana natwe umunsi kundi mu gihe twaprodinze inkuru zigiye zitandukanye cyangwa ibiganiro tugiye tubishyizeho kugira ngo tubane nawe umunsi kundi cyangwa gatanu ku kandi. Twagira ngo tumubabwire ati uyu munsi tugiye kuba twavuga ngo mu minsi yashije murabizi ko Igoma haje kuba haboneka umutekano muke yari ku Gisenyi, ibintu by'amasasu ari urufaya, ariko muri aka kanya tukaba tuje kuba twababwira yuko ungu ibintu n'umutekano abantu barimo barajya Igoma. Twagiye tuvuga na bamwe mu bantu bagiye Igoma ubu ngubu batubwira televiziyo Rudo TV Rwanda uburyo bimeze, uburyo birimo biragenda neza, ubu ngubu bagenda batikanga, bagenda bikandagira, icyo bakora cyose umutekano ni wose. Twajya tubabwira ati wowe umukunzi wa Rudo TV Rwanda ni kora subscribe kugira ngo dukomeze twumve inkuru irambuye. Tubahe ikaze. Bamwe mu banyarwanda by'umwihariko abatuye mu karere ka Rubavu bavuze ko nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma, uwo watangiye kujya ku murongo ndetse n'abasigaye bajyayo bikandagira batikanga umutekano muke nk'uko byari bimeze nka mbere. Babitangarije Rudo TV Rwanda ubwo abenshi muri bo bari bavuye Igoma kuri wa gatandatu Gashyantare 2025, bavuga ko aribo bantu basigaye bajya batikandagira. Kiza Eric usanzwe ugenda mu mujyi wa Goma yavuze ko ugereranyije nk'uko uwo mujyi wari umeze imbere, kuri ubu ari umujyi uri ku murongo. Ati uri kubona ko hari gahunda yo kurusha wenda uko bisanzwe bimeze. Abanyarwanda bakorera ubucuruzi mu mujyi wa Goma bavuga ko hari impinduka zigaragara, ko bazavuga ko mbere bakwaga ruswa, hakaba hari n'amabandi menshi ndetse na bamwe mu basirikare b'ibihugu bakoreraga ibikorwa by'urugomo no kubambura ibyabo, ariko ubu bavuga ko byacitse. Umwe ati ukuntu byari bimeze mbere twajyanaga ibintu bakatwishyuza menshi, utubonye wese agafata ngo nishyura inyungu tukayibura, ariko aho M23 ifatiye turi guheka ku mugongo byinshi tukigendera, nta muntu uri kutwishyuza, ubu nta kibazo pe, ubu umunyarwanda uba umunyekongo ubu umutekano ni wose. Undi nawe yagize ati urumva ko aho M23 imaze gufata Goma ikagarura umutekano ibintu biri kugenda neza. Ubwije ukuri itandukaniro rirahari pe, kubera ko mbere hari abajura barenze ukwemera, ariko ubu ngubu nta mujura ukivugwa, nako mbese nta mujura uri kugabanya cyangwa uri guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. Akazi kameze neza. Ubundi maze imyaka isaga 7 akorera mu bucuruzi mu mujyi wa Goma, yavuze ko kuva M23 ifatiye uwo mujyi hari ibintu byinshi byahindutse bituma imikorere yabo irushaho kugenda neza. Yagize ati M23 itari yafata umujyi wa Goma n'icyo gihe biratandukanye. Icyambere M23 itarafata umujyi wa Goma twacuruzaga dufite ubwoba dutinya umutwe witwaza intwaro witwa Wazalendo na FARDC, ariko iki gihe turimo gucuruza ko umuntu afite ubushobozi, mbese akora amasaha 24 ku yandi, ibintu byose ari umutekano, nta kibazo, nta guhungabanya umutekano cyangwa twikanga amabandi cyangwa ngo baraza gutwaka baruswa. Ubu ngubu kuva M23 yafata umujyi wa Goma tuje kuba twabona umutekano, akazi karimo karagenda umunsi ku wundi nk'ibisanzwe. Ku bintu by'umutekano muke byabanje kudutera ubwoba ko abanyarwanda twari turiyo nyuma ya M23 ihagaze bigenda neza, nabwo ishaka ibintu by'umwanda, ishaka ko ibishingwe mu bishyira iruhande rumwe, abantu bashinzwe gutwara imyanda bakabijyana. Urebye ubu ngubu umujyi umeze neza, turatekanye, mbese ni amahoro. Inkuru ya M23 yagaruriye umujyi wa Goma n'ibice hafi ya byose by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bamwe mu banyekongo bamaze imyaka myinshi ari impunzi mu Rwanda bahisemo kujya kwirebera inkuru ari impamo nk'uko ubu ibintu bisigaye bimeze. Umwe muri bo Iradukunda Gasheja Adeline usanzwe uba mu nkambi ya Muhama mu karere ka Kirehe yasuye Goma ku wa gatandatu Gashyantare 2025 avanayo inshyushyu ryo gutaha asubira iwabo. Ati Arindi hano Gisenyi nifuza kwambuka kureba iwacu ko hari hameze umutekano, ko bibaye byiza twasubirayo, ariko ubu ngereranyije uko mabonye nsanze umutekano uhari, mbonye abantu bose nta kibazo, nta rwiyenzo ruhari, abantu bose bashaka baza gutaha iwacu, ubu ni amahoro nta kibazo kiriyo.
Mutaramerwa Faustin nawe wahunze nyuma y'uko imitwe irimo FDLR yishe se nawe bakamuhiga ngo bamwice kuko yari umuyobozi wa Chief Aden, yavuze ko nyuma y'uko M23 yafashe ibice byinshi byo muri Kivu cy'Amajyaruguru byamushimishije cyane. Ati turishimye cyane, mbere yuko na mbere amasaha ya M23 yafashe iwacu nari narasubirayo, ariko M23 yahafata nishimiye kongera gusubirayo. Icyo nabasabaga nuko bakomeza kuturwanirira nk'abavandimwe bacu, nta wundi ushobora kuturwanirira atari bo. Imana ibahe imbaraga, no dukomeze no kudusengera ko Imana ibahe imbaraga n'umugisha, kandi barakoze cyane kuba baratsinze. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yabwiye Arado TV Rwanda kuva M23 yafata umujyi wa Goma kuri ubu imigenderanire yaho hagati ya Goma n'u Rwanda yiyongereyeho kuri abo bakoresha umupaka muto Petite Barriere bikubye inshuro ebyiri ugereranyije na mbere, ndetse ukavuga ko Abanyarwanda bagenda bishimira umutekano uri muri uyu mujyi wabo. Ubu ni karibu. Twe tukubwira ati Abanyarwanda bagiye bagenda, urabona hatangiye gutambuka, ni ibintu bisa neza kubera umujyi usa neza. Twe tubabwira ati bakunzi ba Ardo TV Rwanda, nimukomeze mugubwe neza aho muri hose, kandi tunabashimira kugira igicamunsi cyiza, umunsi mwiza, tubagezaho amakuru agiye atandukanye hirya no hino. Nakagaruka yari umunyamakuru wa Ardo TV Rwanda, ni bye bye, ciao ciao, stay tuned.